Mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri mwese. Hari umuntu wambajije yaranyandikiye arambaza n'ubundi nakagenda kagaruka nk'uko nari njya mbibabwira buri munsi, ko amavideo nkora akenshi nkurikiza ibitekerezo by'abantu baba bambwiye cyangwa se bambajije cyangwa se bansabye. Ni ukuvuga ngo hari uwambajije ati iyo nsohokeye mu mahoteli akenshi nsanga ibiryo byaho bishyushye cyane ku buryo mwicara nkamara amasaha 2-3 ari bya biryo bigishyushye, bitewe n'ibyo babyaruriyemo. Wiyarurira ibiryo bishyushye. Ati ese bigenda gute? Cyangwa se wa muriro nabonye bacana muri bya bidishi bimwe birimo ibiryo, uriya muriro bawushyiramo bate? Ibi rero nibyo ngiye gusubiza umukunzi wanyandikiye ambaza ati uriya muriro bawushyiramo bate? Ubu ngubu nanjye ngiye gucana, ngiye gushyiramo umuriro. Nibyo mugiye gukurikira mureba, tugendane mukurikire video yose murebe uko bategura buffet, hanyuma ibiryo bikakomeza bishyushye kugeza bishize, wa muriro ugakomeza ugenda waga. Ahangaha harimo spiriti niyo tugiye gukoresha dushyira muri utu tuntu. Icyo ngicyo tugendane neza, mukomeze mukirebe, mukurikire neza video yose uko biri bugende bigenda, muraza n'utari ubizi abisobanukirwe. Turagiye. Ahangaha iyi mubona ni ipamba. Iyi ni ipamba tugiye gufata, ducagagure iyi pamba mubona, tugende dushyira muri twa dukombe nk'uko nagiye mbibereka. Iyi ni ipamba ngiye kugenda ngiye gukataho dutoya nshyira muri twa dukombe nk'uko natangiye mbibereka, hanyuma nze gushyira muri spiriti. Fata agakombe nk'aka ngaka, nafashe ipamba nk'uko nagiye mbibereka, mfata ipamba gutya, narangiza ngafata agakombe kamwe nkashyiramo. Namara gushyiramo ipamba, urabona ko nashyizeho ipamba muri ka gakombe. Ubu ngiye gufata iyi spiriti nshyireho. Iyi ni spiriti noneho ngiye gushyiramo. Ushyiramo nkeya kandi wirinda gucanira hafi ya spiriti, kuko spiriti iratwika, ushobora gutwika rwose bikaba nabi. Murabona ko iki ni ikibiriti. Ngiye gucana. Mwabibonye ibyo dukoresha ducana muri buffet kugira ngo ibiryo bihore bishyushye. Nawe uzasohokera muri hoteli ukajya usanga umuriro waka munsi muri bya bidishi, ujye wibuka yuko nk'uko nabiberetse ni ipamba bakoresha, ni utungutu baba bafashe. Hari n'igihe ufata serviette nazo ukazikoresha, kuko urazicagagura gutya ugenda uzicagagura. Nk'uko nabibabwiye, hari igihe ufata serviette, niyo waba udafite ipamba ushobora gukoresha serviette, kuko hari ushobora kwibaza ati ese ipamba niyo bakoresha yonyine? Ntabwo ari ipamba gusa bakoresha, kuko na serviette ziracana. Urazifata rero ukazica gutya, ukazica dutoya, ukaducagagura kugira ngo rero bikomeze byake kugeza ibiryo bishizemo, cyangwa se kugeza amasaha yawe arangiye. Waba ufite ikirori wakoresheje bya bidishi baruriramo, ushobora gukoresha ubu buryo kugira ngo ushyushye ibiryo abashyitsi wakira basange rwose ibiryo bimeze nk'aho biri ku ziko birimo bitogota. Ukoresha ubu buryo, ucanamo gutya, ukoresha ubu buryo, ugashyiramo serviette, ugashyiramo ipamba, warangiza ugafata spiriti ugacana. Gusa ntabwo ndi bubereke uko bacana n'ikibiriti, kuko bishobora kuntwika cyangwa bigatwika.
abereka ibyo bashyiramo n'ukuntu bashyiramo sipiriti, ubundi ukagenda ugatereka munsi ugacana. Ubu rero nagiye ngiye kugenda nshyiremo hariya muri bya bidishi nateguye, hanyuma mfate ikibiriti ndase shyiremo, hanyuma bikomeze bishyuhe. Mwabibonye maze gutegura, natetse nk'uko njya mbereka bya bindi nateguye, nyine mfite ibidishi nateguye, mfite ibintu byinshi nateguye nashyizeho. Morning. 302.